uyu munsi turajya mu musozo. Mu by'ukuri twavuze ngo Imana yasigiye itorero inshingano ikomeye. Yitwa inshingano ikomeye kuko iri ku mutima w'Imana. Si uko ikomeye kuko ikomeye gusa, nubwo itanoroshye, ariko ikomeye kuko irikomeye ku mutima w'Imana. Inshingano yo kuvuga ubutumwa bwiza no kugarura imitima yazimiye ikomeye kubera ko ikomeye ku mutima w'Imana. Ntabwo ikomeye kubera ko kuyikora bikomeye, nubwo nabyo ari ukuri, ariko ntabwo ari cyo cyatumye abanditsi ba Bibiliya cyangwa se abahanga bayise inshingano ikomeye. Byanditswe byera bigaragaza ko ari yo nshingano ikomeye. Mu by'ukuri ni uko ikomeye ku mutima w'Imana. Mu by'ukuri irakomeye cyane. Ibintu bikomeye ku mutima w'Imana, sinzi niba biba bikomeye kuri twebwe, ariko biratugora guha uburemere iby'Imana iha uburemere. Biratugora pe muri kamere muntu, muri kamere zacu, mu buryo bwacu n'ibyo tubamo bya buri munsi, ntabwo biba bitworoheye kumva umutima w'Imana uko umeze nuko tuwakire gutyo. Ariko icyo twariho twiga kandi twatangiye kwiga muri iyi minsi turiho dusoza, nuko kugira ngo twinjire mu nshingano ikomeye, nuko hari indi nshingano ikomeye idufasha gusohoza iyo nshingano ikomeye, kandi iyo nshingano ikomeye twayise gusenga. Haleluya. So nubwo waba ukunda Yesu cyane, ugashaka ko abantu bakizwa, uhereye nabi iwawe, kuko iyo umaze kumenya agakiza, Imana itangira kugushyiraho umutwaro kuvuga ngo ayiwe, njye nari kurimbuka, Imana ingiriye ubuntu, none abasigaye abataramenya Yesu koko babayeho bati, uhereye ku bantu bawe ku giti cyawe. So ubushize rero nababwiye ukuntu maze gukizwa, mu by'ukuri nagize umutwaro wa famiye yanjye, kuko numvaga nta mbaraga mfite zo kuvuga ngo nzavuga ubutumwa bwiza isi yose. Nasenze amasengesho menshi, niyirije ubusa kenshi, narabwirije, nta muntu wari wantoje ibyo, ariko umwenda, icyo wamenye ukakimenya neza, ukamenya ubwo buntu, ukamenya izo mbabazi, ukakira ubugingo buhoraho, ukabuzi ngo umuntu utarakizwa azajya mu muriro utazima iteka n'iteka. Ni ibintu bikomeye, ni ibintu biremereye cyane. Gutandukana n'Imana ni ikintu gikomeye cyane. So biri ku mutima w'Imana, ni inshingano ikomeye cyane, ariko ntabwo dushobora kuyigeraho tudasenze. So inshingano yacu ni ugusenga. Twasomye uburyo butanu bwo gusenga, ibintu bitanu tugomba gusengera. So twasanze mu by'ukuri tugomba gusenga Data w'ibisarurwa. So gusenga Data w'ibisarurwa dukurikije ibyanditswe byera twasomye muri Matayo igice cya 9 umurongo wa 35 kugeza kuri 38, twasanze tugomba gusenga Data, tugomba kugira ubuzima bwo kubana no kuvugana n'Imana. Tugomba kubaka ubusabane bwimbye hagati yacu n'Imana. Kuki? Kubera yuko muri twebwe nubwo dukijijwe, mu by'ukuri dukeneye kurenga gusa ko umunezero uko dukijijwe n'amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, tukaba dufite ubugingo buhoraho, ariko dukeneye nanone kumenya umutima w'Imana. Ese Mana, icyo ushaka, icyo uha agaciro ni ikihe? Icyo ushaka ni ikihe? Ikikunezeza ni iki? Kugira ngo tugire bwa buzima bwinjira muri ya gahunda y'Imana yaturemeye kuva kera. Guhesha Imana icyubahiro, ariko kandi ntitushobora guhesha Imana icyubahiro dukoze imibare yacu, tuvuga ngo nidukora gutya tugakora gutya tuzahesha Imana icyubahiro. Uhesha Imana icyubahiro ukora icyo Imana yakuremeye gukora. Nicyo Imana uyihesha icyubahiro ukora, ubaho ubuzima yakugeneye kubaho mu isi, ugakora n'ibyo Imana ishaka gukora mu isi, nibwo uyihesha icyubahiro. So gusenga Data w'ibisarurwa. Irindi twasanze, kuko ibisarurwa ari byinshi cyane kandi bireze, tugomba gusenga Data kugira ngo yohereze abasaruzi mu murima. Cyo ni ngombwa. Abasaruzi harimo wowe,
harimo n'abandi bazitangira uwo murimo bakawushoramo ubuzima bwabo bwose. Hamwe nawe ufite imirimo ahantu, ufite urugo rwawe, ufite aho utuye, noneho aho hantu ukahahindura, aho hantu bakamenya umucyo w'ubutumwa bwiza, aho hantu bakamenya Kristo, wabasengera, wabasanga, waberera imbuto, ibyo bintu byose, ariko ukahabera umucyo n'umunyu kubw'ubwami bw'Imana. So icyo ni isengesho rya kabiri, gusenga data w'ibisarurwa, gusengera abasaruzi. Nabishyize hamwe, gusenga data, gusengera abasaruzi. Ubu uriho isengera, ubu usenga data, ubu usenga n'abandi kugira ngo babyumve, babyakire, babakire uwo mutwaro. Irindi sengesho twavuze ni ugusengera umurima w'ibisarurwa. Muri Yohana igice cya 4 twarahasomye umurongo wa 35 kugeza kuri 36, Yesu akangurira abigishwa kubura amaso noneho, kugira ngo bubura amaso barebe, kuko ibisarurwa bireze kandi ngo ni byinshi. Icyo gihe rero dusengera kugira ngo Imana yoroshe imitima y'abantu, kuko nubwo ibisarurwa byari bihari, ntibihari n'uyu munsi wa none. Yesu, intumwa barasenze kugira ngo binshire mu murima. Yesu Kristo yarasenze cyane, 90%, 90% y'igihe cye yakimaze asenga. 10 yaramanukaga akavuga ubutumwa mu ruhame, ku muntu ku giti cye, mu bantu bakeya, mu mago, mu maguriro, mu mihanda yose, mu masoko n'ahandi hose mu maguriro. Ariko 10% bitangaza bigakoreka, ubutumwa bwiza bukumvikana. Ariko ntabwo byari byoroshye, ariko yasenze ijoro ryose kugeza mu gitondo, yarangiza akongera agasenga. Ntabwo twebwe twakora ikinyuranye. Ni ngombwa yuko ubuzima bwacu nanone tugira umwanya wo gusenga. Niba dushaka gusohoza, itorero rishaka gusohoza inshingano ikomeye, mu by'ukuri tugomba kwinjira mu gusenga. Haleluya. Kuko amasengesho yacu menshi ntabwo asengera imitima yazimiye. Amasengesho yacu menshi yo kwiriza ubisa 40 days, 3 days, 7 days, 21 days, akenshi na kenshi ni ibyifuzo byacu, akenshi na kenshi ni deliverance, akenshi na kenshi ni uburinzi, akenshi na kenshi ni material gain, prosperity, na akenshi ni ibibazo, ni intambara duhura nazo kugira ngo tujye kurwana na Satani, noneho tuve mu nzira, tugubwe neza, tubeho neza, twubaka amazu, tugira amamodoka, tugira amafaranga, tukire indwara, tugubwe neza muri isi. Nyamara ntabwo dufite umurage wa muri isi, turabahisi n'abagenzi. Ibyo nabyo Imana irabishaka, ibyo nabyo ni umugabane wacu. Haleluya. Narababwiye ngo gukira indwara ni umutsima w'abana rwose. Ibi byo byose Imana irashaka kandi yishimiye kugira ngo iduteze imbere. Ni ukuri ntabwo Imana yishimira ubukene bw'abana b'Imana, no. Isi n'ibyuzuye n'iby'Uwiteka. Ariko amasengesho yacu menshi ntabwo ari ibyo asenya, ntabwo asengera iby'Imana, umutima w'Imana ushaka. Turi kumwe? Byumba byinshi uzakurikirana, imisozi abantu bazamuka, za Kanyarira, mo Kigali ntabwo igikora, cyangwa iracyakora mu bwihisho, n'ibindi bintu, n'imisozi y'amasengesho nyinshi. It's about me. Ni njyewe ndabona iki, ni njyewe ndakirane, ni njyewe ndabona promosiyo gute, ni njyewe ndabona ndakira indwara gute, ni njyewe ndikiza umurozi undoga hariya na hariya, ni njyewe. Biragoye cyane uyu munsi wa none kuba ndiho mvuga amasengesho, uburyo Imana ishaka ko dusenga, kandi mbivugira mu gihe kimeze gitya. Ariko ntabwo dushobora gutandukira Bibiliya, ntabwo dushobora gutandukira imfatiro za Bibiliya, ntabwo dushobora gukora ikintu kinyuranyije n'itorero rya mbere ry'intumwa, ntabwo dushobora. Haleluya, 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 haleluya.
tugomba gusubira mu mfatiro, tugomba gusubira muri Bibiliya. ishimwe niri kure